sigaye ndyama nkaroto nakwicura nkaroto ndi guteka ndi mu gikoni wowe noza ibyombo ndoto ariko ma Sam ibyakuzanye nibi birimo oya boss umukobwa wanye n'ukwirirwa akaniko kazi kakuzanye oya n'ukwirirwa unteretse umukobwa oya ne wicaye irimo gusangira none no kwisahani ndiraho wagiye ureba icyo umuheraho cyangwa ikipusi jabiraho nawe akaba ari cyarira inginze umwana wawe murananuka we ubusujye ukaraba mbabarira ndakwinginze basi mbabarira ahubwo iki inkunga ndi buguhe wakabaye umbwira ko yashizemo umwuka ndakugurira isanduka oya witekereze ndakwinginze mbaba bukagenda neza ariko iyo uri umukene na gahunda zose iyo uri kuzikora reka se wakora gahunda ushonje ukumva bikumereye neza kampeni rya kwishuri ndakumva mwana wawe nabitekerejeho neza hakura bizi urimbwa cyane n'umusenzi ngo Wiki jinga wa yes hello wewe tumbafu uko wapi sasa hivi mimi nafika huko wapi sikia tumbafu hizi ni saa ngapi wewe jinga wa ndakubaza ubu ngubu turi sangaye ubusa amasaha twavuganye niyo wayakurikije wowe Karitasi wowe uri muranyicira akazi wane uranyicira akazi kabisa wowe
n'isaha zirageze zo gusaywa ari sari n'ubugingo mwihorere ushinzwe kungendesha rwantambi yose agira noza kundebera الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر hiriya mbe bijya kongeraho uri hano ukora amafaranga nkwishyura nayo ubusa wowe yaciye mbere yo kugira ngo ngere hose urahagaze gutyo gusa umuntu umwanze nkura akaza kambera nakubaza wowe niko umuntu nkuriye ushaka icyaro amafaranga yanjye urumva utazayamereza
ku buryo ushobora kuza wowe ukanyikira iswali ahangaha uzi ko nasomye urumva yandika urumva uzayandikanya urumva uzayandika rwose ubu se ntiwiriwe unyirataho urabona akazi ese wakabonye akuyame musakure si wose wacu cyangwa tuzi Kigali oya mbwira atari wowe byose wabitize si wowe wantinzeho ngo tujye ngo mu mujyi ngo hari ubuzima ubuzima urabona tuzabushobora nyine se tuzabushobora gute oya wampinzeho ngo uri mukuru wanjye ngo njye nkumvira ngo tujye mu mujyi ngo niho hari amafaranga aho noneho yanyerera wowe nanjye niho urara aho ndarara sawa nyine urahamuka buriya reka nkubwire ibyo byose urabiteguye tujye mu tujyane hano ariko munsi turabite ngaho jyamo nyine uryama ntabwo ubuzima bw'i Kigali urubyo nkubwira umbwira iki sawa nyine wambwiye nyine noneho akakarangita imana kageze umumura amana iki kiri igiti wakinyayeho nyara mu rusange nkawe ariko ubona ko ndi mukuru wawe ukagira ngo imico mfite niyo yawe ariko nta kibazo nta joro ridacya bagenzi ibibazo bizashira
yewe reka nzapfe kwirambika kwirambika si biki ariko rubyo nabifashe ndeba tujya gutangira kuryana wambwiye ngo iki oya wambwiye ngo iki wambwiye ngo nabijyana oya wambwiye ngo wita kuriza sura kwicara hariya ikeneye ikigeragezo koko nabivunikanye utandeba reka niyorosa wamusenzi gatoya basi wiyorosa si biki reka nicare basi kubera icyo wamvuye iruhande winsakuriza noneho ryama netesi winyicara n'ukuwe oya winyicara ku musamba ariko cyane wataye umutwe narara hamwe rero marikisi ryama nyine ese batobare ku mana Yesu we turaretega rafueresha umva sha mana Yesu we rate nimwigendere ndashobora akantu sha nakubwira ndabona ari umushehe wasanga ari umuntu mwiza ntakari gazi bite byawe ni byiza ko muri hano ni ubuzima buturesheje hano ni ukuri ni ubuzima bubi twavuye mu cyaro none twabuze aho turara hanyuma bigatuma muza aha ngaha se none twari kurara babahaye akazi se oya twapfuye kuryama hano rwose ubu nta bintu mwangije hano oya ntabyo oya ntabyo twangije rwose ubundi mu busanzwe ntabwo turi mubaganye wowe nanjye ndabifite mufite ibyangombwa mwe uretse ko nyine byatakaye ejo bundi ariko ndabifite aka ngaka nako twatekeragamo mu rugo nakazanye kugira ngo nitugire ikibazo tujye tugakenera babahaye akazi hano se oya nyine ni ingangi mukaganyika munsi y'imodoka none se twabuze ahandi twarara ubu ntabwo babibye koko oya ntabwo tujya twiba rwose ntabwo tujya twiba reba urabona icyo twitwaje dore ni utwenda two kwambara gusa dore n'ikiringiti n'agasambi nicyo kintu twari twitwaje ahubwo mu mubyeyi turashonje ufite n'akarindazi waba ukoze ko kubahereza se kuva twava mu rugo hano mwasanze ariko rubyo wajya ugabanya iyo nda yawe ubundi we none se muva ako sambu nzongera umugongo nzagabanye inda mbigire mwabasanze aha ngaha abasekirite b'ahantu bagiye ntabwo mubizi rwose mubyeyi kuko nta kibazo cyacu niko sha ntabwo mwabonye abasekirite b'ahantu niba nibo mwasanze aha ngaha gusa abantu batwirira muze kanze nshakisha ukuntu ahamagara niko sharya wowe ngo witwa nitwa Samu ninde nitwa Samu uyabo ni rubyogo njye nitwa rubyogo we ko ufite amagambo menshi nyine ariko ubusanzwe mvuga gahoro cyane ariko nitwa rubyogo ni ukuri kw'Imana baranzi umva mu cyari wacu umva nta muntu utanze abantu batanze ni bake abo nahekenyeraga imyumbati gusa niko sharya wowe ngo witwa bahita Samu bose usengera he usengera ndi umwadeperi ariko ratane n'igicucu aho bite byawe haryo harimo iki ni utwenda turimo rwose wenda kujyana mu rugo haguruka urakoze haguruka kujyana mu rugo Samu arakubeshya atabagiye kukurya mana yanjye mana Yesu we muvandi nitwavanye mu cyaro mana yanjye wambabariye ko mana Yesu we ubuse nanga murahanyirukanye kuko ubuse ndajya hehe koko mwambabariye koko
Nambabari Mana Yesu we uze ndajyahe warambwiye so wambwiye ibiki so wazanye hano Mana Yesu we ate umubyeyi basi nana karindazi we Mana Yesu we uze ndajyahe none basi ndimegirenge Mana Yesu kiravuba yego ikintu gifite amagambo yarakiruse gira vuba wanjye gira vuba yego reka ngende rwose reka ngende mubyeyi Mana Yesu ubuse ndajyahe ngese basi gira wanyura vuba ntabwo ushaka kumubona hano basi nzajya nirarira muri toilette ntabwo narara rwose mbabarira genda sinongeye kukubona hano gira vuba basi nzajya nkumesera nzikumeza hapo mubyeyi asafu nakubwiye mpamvu samu nakubwiye Mana yanjye we Mana Yesu we uyu ni umukandara tuba twizirika no mu cyaro ibi ni ibiki aka ni akantu n'ahandi uzi ikintu kikorokoye ni bibiri twebwe rero nk'abayisilamu bibiliya ndayisobanukiwe kuba nyisobanukiwe buriya niyo ikorokoye yonyine iriya ngigira ni mupfana iki ni murumuna wanjye arasenga se buriya hafi yari yaratunaniye n'ubundi tugenda ubu ni ukuri bose urantabaye reba n'ukuntu ibirara byari byangize dore reba ukuntu byangize ndaza kukuvuza ntacyo n'Imana ndokoye ni ukuri ndaza kukuvuza muri abayisilamu tugira neza sibyo yego nawe urokoye ni bibiriya yego pe ni bibiriya itugira neza cyane katugenda rero tujye mu sawa urakoze